Ibihe byiza banyarwanda banyarwandakazi, ndabasuhuje aho muherereye hose, ari mu majyepfo, mu majyaruguru, ari mu burasirazuba, iburengerazuba, ari mu mujyi wa Kigali, ari hanze y'u Rwanda no hakurya y'amazi. Mwese ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Tugiye kuganira ku bintu byerekeye inkundo, turebe ku makupure meza mu Rwanda. Nubwo nta kupure iba mbi, burya iyo abantu babiri bashimanye cyangwa bihuje ntabwo kupure yabo yaba mbi, gusa nanone ntabwo twakwirengagiza yuko mu byiza burya habamo ibyiza kuruta ibindi. Uyu munsi tugiye kureba kupure y'Uwankusi Linda na Christian. Iyi kupure ni kupure nziza, dore ko ari nabwo iri kuvugwa cyane mu mbuga nkoranyambaga, kuko urukundo rwabo ntirwigeze ruza ku mbuga nkoranyambaga, rwarahishwe. Ubu nibwo ruri kujya hanze, nibwo batangiye kubyereka abakunzi babo. Mbere y'uko twinjira mu rukundo rushya rwa Nkusi Linda Priya na Christian, tugiye kurebera hamwe mbere y'uko hajya muri uru rukundo uwo bari bari kumwe n'icyatumye tumumenya cyane. Niyo mpamvu tugiye kubanza kurebera hamwe Priya cyangwa Linda Nkusi ni muntu ki, mbese twamumenye yakoze iki, byagenze gute. Mbahaye ikaze. Uwo Nkusi Linda yamenyekanye nk'umukinnyi wa filimi, akaba yaravutse mu mwaka w'ibihumbi 2000, avukira i Rwamagana, avuka ari umwana wa gatanu mu bana 8, mu bahungu 5 n'abakobwa 3. Uyu mukobwa amashuri yisumbuye yayize muri Math Secondary School, yiga indimi, ubukungu n'ubumenyi bw'isi. Muri kaminuza akaba yarize kuri University of Kigali, aho yize Business Marketing. Linda akiri umwana yari afite agasirino ka biju, kuri ubu akaba yarihaye agasirino ka Priya. Uyu mukobwa yitabiriye Miss Rwanda mu 2021, aba umwe mu bakobwa 37 batoranijwe mu bakobwa 400 bari biyandikishije mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda. Yaje no kuboneka mu bakobwa 20 bagiye mu mwiherero, gusa umwiherero yaje kuwikuramo, avuga ko awukuyemo ku mpamvu ze bwite. Gusa havuzwe ibintu byinshi bitandukanye, bamwe bakanavuga ko yari atwite, abandi ndetse batangira no guhimba uwo baramuteye inda. Bamwe batangiye kuvuga ko inda atwite cyangwa icyatumye ava mu irushanwa, yikura mu irushanwa, ari uko yari atwitiye Zaba we ubundi aje mate. Reka mbere y'uko nanone twinjira mu rukundo rwa Priya w'uyu munsi cyangwa Linda w'uyu munsi na Christian, hari urukundo yabanjemo mbere, hari narwo rwatumye amenyekana ku rwego ariho ubu ngubu. Ni urukundo yagiyemo we na Zaba Mysticall. Zaba ubusanzwe amazina ye ni Niyonkuru Clinton, akaba ari umunyarwenya yamamaye kuva za 2018, agenda akora amakomedi menshi atandukanye. Zaba na Linda batangiye gukundana mu mwaka w'ibihumbi 2020, dore ko banagaragaranye muri filimi za Afrimax, ari nabwo Linda yakoresheje izina rya Priya muri filimi n'ubu akaba akirikoresha. Urukundo rwabo rwa Zaba na Linda rwaje gukura, bagenda bafatanya ibikorwa byinshi bitandukanye. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 bakoranye ibikorwa bitandukanye, hari nawo mwaka yagiye muri Miss Rwanda akaza kwikura mu irushanwa, ari naho bahereye bavuga ko hatwite inda ya Zaba, kuko bari bari mu rukundo kandi urukundo rwabo rwaragurumanaga cyane, ndetse nta muntu utari ubizi cyangwa ntabwo bigeze babihisha, bagiye babigaragariza abakunzi babo. Muri uwo mwaka wa 2021 rero nibwo batangiye gukora ibikorwa bigiye bitandukanye, ndetse bagakinana amafilimi ndetse no gukoreya amakontenti atandukanye mashya. Muri uwo mwaka wa 2021 baje gushyira ibikorwa byabo muri management itari iyabo. Ubwo ibikorwa byabo babikuye mu maboko yabo babishyira mu maboko ya management. Bagiye bakorana ibikorwa bitandukanye, bakinanye amafilimi menshi atandukanye, bakinanye Depression series, hari nayo bamenyekanyemo cyane, ndetse n'izindi zitandukanye. Urukundo rwabo rero rwaje gukora, bagenda barwereka abakunzi babo ku mbuga zitandukanye bakoreshaga, bagenda barusakaza cyane. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 Zaba yigeze gupostinga Linda, maze aherekezaho amagambo meza agira ati: "Ni wowe ukwiriye kuba mama w'abana banjye, ndagukunda mami."
Urukundo rwabo rwari rwarishimiwe n'abantu benshi, abakunzi babo barabakunda dore ko n'ibikorwa bakoraga byageraga kure cyane bitewe n'uko babyishimiraga, bitewe n'uko bari couple kandi bari bakunzwe cyane. Buri umwe yari yarahaye undi kwamamara bitewe n'uko bari barihuje bagakundana kandi n'ibikorwa byabo babikoreraga hamwe. Bakomeje gukundana bakereka abantu bose ko bakundana, bagakora ibikorwa bitandukanye by'abakundana, gusa haje kuzamo ikibazo. Nk'uko babivuze, nyuma yo gutandukana haje kubamo ikibazo cy'uko berekanaga cyane ko bakundana, bakereka abantu bose yuko basa n'abamaze gukora umuryango. Ngo haje kuba ikibazo rero ku muryango wa Linda, mama we akamubwira ati burya wa mwana we ntawamenya, ati burya n'ibintu bishobora guhinduka ugasanga ibikorwa wakoze biragukurikiranye mu hazaza hawe, ati kandi burya nta kikwemeza ko azaba umugabo wawe. Linda rero kuri we ibintu byatangiye kugenda bihinduka, atangira kubigendamo gake, atangira kubyitondamo cyane. Baje gutandukana ntibakomeza gukundana, maze biragenda biradogera hagati yabo, urukundo rwabo rurasenyuka cyangwa urukundo rwabo rurakonja, baratandukana. Mbere y'uko batandukana barakoranaga ku isibo mu kiganiro bakoraga nka couple. Cyari ikiganiro cyari gikunzwe cyane bitewe n'uko cyakorwaga n'abantu bakunzwe kandi bakundana, n'abantu bari barabakunze kubera nabo ubwabo bakundanaga. Rero baje kuva ku isibo baratandukanye, ariko bakiriho n'ubundi bari baratandukanye, gusa kubera akazi bakoraga ibishoboka byose kugira ngo batica akazi, ntibagaragaze kandi yuko banatandukanye mu kazi. Muri Gashyantare 2023 nibwo Zaba yatangaje ko yatandukanye na Preya, avuga ko ari we witwaye nabi mu rukundo kandi ntacyo ashinja Linda, kuko Linda we icyasabwa cyose mu rukundo yaragikoze, ahubwo ari we wamutengushye witwaye nabi mu rukundo. Baje gutandukana rero, ariko muri uko gutandukana hari imishinga bari bafitanye nk'uko n'undi bari basanzwe bakorana, iyo mishinga yari itaruzura. Rero buri umwe yatagiye kugenda ayikora ku giti cye, batangira no kublokana, kandi uretse n'ibyo ku mbuga nkoranyambaga zabo bakoresha nko kuri konte ya Instagram, abe Linda abe Zaba, buri umwe ntiyari agikurikirana mugenzi we, kandi n'amafoto bari bafitanye kuri izo mbuga bayakuyeho. Imishinga yabo rero buri umwe yatangiye kugenda ayikora. Linda yaje gukora iyo mishinga, ariko Zaba abona ntabwo iri kugenda neza kubera ko hari uko bari barayipanze yabonaga bitari guhura nuko ari kubikora. Yakoze ibishoboka rero byose, ashaka uburyo bahura kugira ngo wenda nubwo batakundana ariko bakorane mu kazi. Byaramugoye ariko amugeraho, batangira bakorana akazi, barongera bakora imishinga yabo, dore ko mu gutandukana kwabo buri umwe ari gukora ibye, ntabwo bakundwaga cyane, buri umwe ari umwe ntiyigeze akundwa cyane nk'uko bakundwaga ari babiri. Rero ubwo bongeye kwihuza bari mu kazi ariko nta rukundo rurimo, baje kongera gukorana, gusa uko bagendaga bakorana haje kongera kubaho urukundo, nanone barongera barakundana. Ni ibintu abakunzi babo bishimiye cyane, barabyishimira, ati mwari mwaratubabaje kuba mwaratandukanye, ariko kuba mwongeye mugasubirana biradushimishije cyane. Ariko bidaciye kabiri twarongeye kumva inkuru itari nziza yuko bongeye bagashwana bagatandukana. Nubwo batandukanye, abakunzi babo ntago bigeze babitindaho, kuko n'ubundi bari batangiye kubimenyera yuko bashwana bakongera bakiyunga, bagashwana bakongera bakiyunga. Hari haciye igihe urukundo rwabo rwararangiye. Uyu mukobwa yarukaga kuvugwa mu nkuru z'urukundo mu myaka ishize, ubwo yakundanaga na Zaba Mystical, gusa mu 2023 urukundo rwabo rwatangiye kuzamo birantega, birangira batandukanye burundu. Nyuma y'iyo myaka yose rero nta nkuru z'urukundo havugwamo. Linda Preya yahishuye umusore wigaruriye umutima we, ndetse ubu bakaba bari mu mishinga yo gushinga urugo. Yifashishije imbuga nkoranyambaga ze, yasangije amafoto abakunzi be ari kumwe n'umusore bari mu munyenga w'urukundo witwa Christian Irenge. Si urukundo rwa vuba, ahubwo Linda yasobanuye ko babaranye umwaka n'igice bari mu rukundo, ndetse batangiye n'imyiteguro y'ubukwe bateganya gukora umwaka utaha.
Ni hanyuma y'uko Linda yacecetse urukundo rwe n'uyu musore Christian, akaza kubihishura n'ubundi bigeze kuri finali mu biganiro akora. Content yazanye nshya aho ayikora aterekana umukunzi we kandi akavuga ko ari umukunzi we, avuga yuko imbuga nkoranyambaga batoroshye banabatandukanya, ariyo mpamvu yahishe umukunzi we akaba amwerekanye vuba. Yavuze yuko atakizera abantu bo ku mbuga nkoranyambaga. Ubu ngubu nabonye boyfriend mushyashya, ntabwo muzigera mumubona kuko nabonye kuzana umuntu mukundana kuri iyi mihanda biba bigoye. Ntabwo agomba kugaragara kugira ngo mutazamutwara cyangwa se mutazamunyangisha abakobwa b'i Kigali ndabazi. Babateranya bakabashwanisha, ariyo mpamvu yahishe umukunzi we. Avuga yuko iby'imbuga nkoranyambaga bitoroshye banabatandukanye. Uyu musore Christian wegukanye urukundo rwa Linda Priya ni umusore usanzwe yikorera ubushabitsi bunyuranye ndetse akaba n'umuhanga mu gufata no gutunganya amashusho. Uretse rero kuba Linda Priya waramumenye muri sinema nyarwanda, akaba yaranitabiriye irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2021 nyuma y'uko amakuru y'urukundo rwa Nkusi Linda Priya na Christian ayashyize hanze cyangwa ayatangaje. Benshi bahise batangira kugereranya Zaba na Christian, gusa nanone nta muntu ukwiye kugereranywa n'undi kuko buri muntu agira imico ye kandi imico itandukanye. Nta muntu uhuza n'undi imico, nta n'uhuza n'undi ingeso, kandi burya hamwe bishobora kwanga ahandi bigakunda. Nta n'umuntu ushobora kuba yakubakira urukundo rwawe n'undi, mwebwe babiri ni mwebwe murwubaka rugakunda. Hari igihe byanga, iyo byanze urarekura, kandi iyo bikunze urakomeza. Rero mbere y'uko dusoza iyi nkuru, reka tubanze twifurize imyiteguro myiza Linda, imyiteguro myiza y'ubukwe ndetse azagere n'urugo rwiza. Mwakoze mwebwe mwese twabanye. Nibagirwe gukora subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi sheni. Inyuraho inkuru nyinshi zitandukanye cyane cyane z'imyidagaduro. Ibihe byiza kandi mukomeze kugira amahoro n'imigisha. Bye bye.